impamvu mubajije bino bintu Bruce ni inshuti yawe even na The Ben n'umwe mu bahanzi uzi simbizi ubushuti wenda mufitanye sinzi ukuntu mubanye ariko nimwe muri beef zimaze igihe sinzi ngo ejo bundi cyo kuza agenda The Ben niwe wasubije Bruce ati yes, reka twongere mu kiganiro cyacu nkwibutsa kuri The Truth Inside uri kumwe na wa musore wanyari wa Bahati Chris. Ndakubwiye ati rero beef hagati ya Bruce Melody n'umuhanzi bita aka The Tiger The Ben imaze guca ururondogoro hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga za social media byacitse byakomeye. Ese hagati ya Bruce Melody ni cyo kibazo kiri hagati y'aba bahanzi ko ari bombi? Dore ko ubwo Trace Award yateguraga igitaramo mu Rwanda cyo gutanga ama award ku bahanzi bagiye batandukanye haza kugaragaramo umuhanzi Bruce Melody mu bahanzi b'abanyarwanda ari we wegukanye ira Trace Award. Ahita wivugira yuko kabisa yuko ubu ngubu na wamushobora cyangwa se na wamubasha. Ese wowe urimo kugikurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside ni kubyumva ni kubibona cyangwa niko byifashe? Wewe ushaka kumereza ubutumwa hasi muri comment maze ukambwira uburyo ubyumva. Dore ko Bruce Melody uko ubungubu bihagaze ubungubu amaze kuba umwe mu bahanzi bakomeye, dore ko mu minsi ishize yasoranye indirimbo afitanye n'indirimbo n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane ku isi ari we Shaggy. No kuvuga ati rero bakoranye indirimbo ati bayita Funga Macho yagiye urukuba hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu duhanye imbibi, bikomezwa kuvugaho cyane, dore ko n'abahanzi cyangwa se n'abanyamakuru mu Rwanda bayivuzeho cyane. Ariko Melody we yari ihagarariye arivugira ngo ati njyewe ubu ngubu aho bigeze ubu ngubu nta wambasha na wanshobora umuziki nyarwanda, ubu ngubu ni njyewe uhagarariye. Ese abandi baba bagiye? Nkunda kubona umuntu bita The Cat Babala ukunda gukoresha social media cyangwa se urubuga rwa Instagram akunda kumuvugaho cyane kabisa, dore ko nabandi bahanza bagenda bavuga. Ariko reka tuvugishe kuri abanyarwanda kandi nitukaje tujya hirya hino no hino. Umuziki nyarwanda ni umuziki wateye imbere, ariko abantu ko bagenda bawufata ntago ariko biri. Nkuko nguyu umuhanzi Bruce Melody we yivugiye ati umuziki ngo arawuhagarariye na niwe kibambo bungu muri kano karere. Nyuma haciyeho iminsi ingahe amaze gutwara karaka award, dore ko yagiye azenguruka mu bihugu duhanyije imbibi nka Uganda, ndetse anabwira abarundi yuko nawe yiteguye kuzagarukana no kubataramira. Ariko akomeza mu magambo menshi cyane ubwo umuhanzi The Ben yari afite igitaramo i Burundi. Kuri icyo gihe haje kugaragara umuntu wasoye afishe iriho amafoto ya Bruce Melody igaragaza ko Bruce Melody atayishimiye ko igitaramo cya The Ben gishobora kubera ari mu Burundi, ashaka kugaragaza ko yuko nawe hari ahantu hafitiye abafana, hafite abafana benshi cyane. Urumva nibyo bishaka ko hagati y'aho ngaho rero byaravuzwe cyane, amagambo aba menshi cyane, dore ko ngo Bruce Melody yashatse kwica igitaramo cya The Ben afatanyije na manager we ari we Coach Gael. Ariko amagambo agenda aba menshi cyane. Ese nicyo kibazo cyo kiri hagati y'abo bahanzi nyarwanda? Nukuvuga ngo The Ben we akimara kuvayo yaraje avuga yuko na umuziki nyarwanda bakagombye kwicara hasi bose bagakora igikorwa kimwe, nimba koko kabisa ngo igitaramo cya Bruce Melody ngo akoteguye igitaramo ngo The Ben nawe yaba kirimo kabisa, apfa kuba yaba arimo kuririmbira abafana biwe n'undi aririmbira abafana, ariko bose bahuye ku muziki nyarwanda kandi banafatanyije ari byinshi bahindura. Ati ngo u Rwanda dukeneye ntago ari rwa Rwanda rwa kera, ahubwo dukeneye u Rwanda rufite urukundo ndetse n'umutekano, kandi ari byo terambere ubu ngubu turimo. Ntago we akeneye ibintu by'amabeef avugwa hagati y'umuziki nyarwanda, ngo ibyo ngibyo ntago bikeneye. Ariko muri kano kanya nari mfite imwe mu nkuru y'umuhanzi bita Mico the Best, umuhanzi wamamaye cyane nawe, dore ko muramwibuka korana korabo n'umwe mu cyamamare cyo muri Tanzania. Bakoze indirimbo ikomeye cyane, wanahogeza no gutegura igitaramo cyangwa se kuronshinga album we atumira Diamond. Usibye ko Diamond atigeze agaragara muri icyo gitaramo. Reka twumve bimwe mu kiganiro bamukoresheje bamubaza ku byerekeye ikibazo kiri mu muziki nyarwanda, maze twuze gukomezanya namwe muri urakoze. Tega amatwi wiyumvire. Bifu hagati y'abahanzi
rimwe na rimwe zirakora mu buryo bwa promotion iyo zitari serious nyine ugasanga nyine ntibabyegereza umutima cyane. Akenshi hari igihe haba hariho na beef wenda abantu bapanze gusa mwebwe cyangwa se abandi bantu batabirimo nitumenye ibyari byo. Ariko nko mu buryo bw'iyamamaza bikorwa beef sometimes zirakora. Kubera iki zikora? Igihe uvuze ku muntu n'ibyo yavuze cyangwa ibyo yakoze, akenshi uhita uvuga ngo ese ubundi ni iyihe ndirimbo yakoze, wenda nari apart from ibyo turi kumva bya beef ye n'undi muntu, ariko ubundi ni iyihe ndirimbo yakoze. Ugasanga rero hari n'abahanzi babura bo bagira na beef. Umuhanzi akavuga ati jye nashatse umuntu tugira na beef ariko naramubuze urumva. cyane ko buri wese muri beef abakeneye kuba ari imbere. Urumva aho bipfira? Umuntu ashaka kuza wenda akambwira ati Mico ngenda ashaka kugubifa. Sasa kandi ndawenda ndavuga kuri umukene. Nanjye ndavuga nti ni wowe ndi buvuge ko kuri umukene nyine rukabura gicakabura. Niyo mpamvu ujya korogana wenda beef ziratangiye, ariko sometimes ziba zikenewe, ariko ku mukozi wa nyawe si ngombwa. Impamvu nkubajije bino bintu, Bruce ni inshuti yawe, even na Deben ni umwe mu bahanzi uzi, simbizi ubushuti wenda mufitanye, sinzi ukuntu mubanye, ariko ni imwe muri beef zimaze igihe. Sinzi ngo ejo bundi cyo kuza agenda Deben niwe wasubije Bruce ati ntago umuziki wacu dukwiye gukora ibintu bya bato, ahubwo dukwiye gukora iki gitaramo runaka tugahuriramo tugashimisha abanyarwanda ibi nibi. Ariko Bruce we hari ubundi buryo nawe yari yavuze habanye n'ibyo Deben yavuze. Sinzi nimba barabikurikiye. Kamabwire Bruce Melody na Deben ibintu byanyu nabyumva ari umuntu ubivuze ntambu, ariko ntago najya kubasacinga ngo numve ngo mwavuze ibiki. Abagabo mwe rwose ibyo bintu ntabwo murabizi ko nanjye ndi umukapo, ntabwo ibyo bintu nabibonera umwanya. Cyakora ikintu gihari iyo utambutse babivuga urabyumva. Niyo interview ya Deben umva nk'ahantu nari nicaye ejo bundi mu Kiyovu, umva umuntu aravuze ngo ariko ngo umunyakazi ngo ndamwemera cyane, ndamwenda wese yakoze ibiki kuko nundi se ni wari usanzwe umwemera. Ati oya, ati buriya bintu batemera ngiye ntabwo mba mbyumva. Ati bene ashaka kwigira umuntu wa danje. Umbe sanga abantu baremye amakipe muri public uburyo ngiye ntarinzi. Mbese ni nkare cyane, ariko nyine birashira banywe amazi birashira. Nese ubona atari njye navuze nti yes njye nemera beef kubera ko ni kimwe mu bintu nyine bituma showbiz yacu iryoha. Wabyumviye kabisa. Ibibazo rero biri hagati y'umusore wanyu Bruce Melody hamwe na Tiger aka Deben, ni ibibazo rero bitarakemuka kabisa no kubishakira uburyo rero icyo kibazo cyavaho, dore ko umuziki ubundi no gushira hamwe mugashimisha abafana banyu cyangwa se abanyarwanda cyangwa se abandi bari mu mande z'isi yose, ariko bitajemo ibintu by'ikibazo ngo uyu nguyu ararenze cyangwa se undi ngo ari hasi yiwe. Iki ni ikibazo tugomba kwigira umuti tukareba ahantu kigomba ku buryo kigomba kuvaho cyangwa kikavaho, ariko nabo nk'abantu b'abagabo ibi bundi ntago byakabaye kuba bigomba kubaho. Rero nkamwe rero mudukurikira kuri The Truth Inside, ndakubwiye kabisa jya wibuka gukora subscribe aho ngaho hasi, maze unaduhereza ubutumwa hasi, unadubwire bimwe mu nama cyangwa se kimwe mu bintu ushaka kutubwira tuba twakugezaho cyangwa se twahindura. Nakubwira rero naho ngaho tugarukiye, nkubwira ati wari kuri The Truth Inside nk'ibisanzwe, nkubwira ni aho mu kanya, ni bye bye, ciao ciao.